Nuwahindaguye ADEPR ni umunsi yangaga ko abantu basengerwa Imana ngo yihitiremo bakanoma. Mu gihe cyo kunoma urakize uwo bitaga uriya mupasiteri wavuga ngo nge ntago icyo nshaka ari amafaranga, icyo nshaka ntago ari ugusenga cyane n'umwuka, icyo nshaka ni amafaranga. Gute ushobora kuvuga ijambo bana banjye ntaryumve kubera iki? Kuko ntiyagendanye n'Imana, we yize mu gitabo gusa. Icyo rero nicyo kiri kubitera, kiri gutuma n'ibintu bihinduka. Ariko uyu muntu wize mu ishuri ingaruka mbi ari nanakomeye, azaza aje kubashakamo ayo yatanze minerivare yatanze. Urumva rero ni nawe azakoresha uburyo bishoboka abakubite nuza narangiza nabategeke, ariko ahubwo turakoresha ijambo ngo twarize. Ntago kwiga no kumvira umwuka wera bitandukanye n'icyo Imana yavuze. Cyakora Imana yikwigishije umwami Imana ikabaha Sawuli, ariko se ubundi nge nanabanze nanabikubwiye, sibyo? Ubona hari imyanzuro yifatira. ninde uyimufatira se? Uzasenga Imana izabikwereka. Oya tubwire ngewe. Oya nge nkubwiye gutyo, none se ubwo nkubwiye gutyo impamvu mbikubwiye nuko naje kureba nsanga umuntu ufatira amategeko umugambi w'Imana nta nubwo asenga. Azaza aje gukuramo amafaranga ye y'amasomo yigiye, ntabwo azaje aje kugira ngo umwuka w'Imana muyobore nasubizwa ashimira Imana. Twe ubwo dutegereza ko tuvuga ko Imana yadukijije, twavuga ngo twabirashe hejuru kuko bo batanze zake za minerivare. N'intara iri kugosora, n'intara iri kugosora kugira ngo bamwe bagomba kujya mu ijuru baboneke, n'abagomba kurimbuka bagire gute? Barimbuke. Ndagira mbabwira ngo niba indembo zivuye kuri 12 zikazibonetse ari 9 birashya bishyira kwimika abagore bishyito. Ni mu bitegereze. Nibane namwe mwese mudukurikira, mwese mukurikira izi channel, mwese mutuye mu Rwanda, mutuye hatandukanye, mu majyepfo, mu majyaruguru, Birengerazuba n'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje. Namwe muri diaspora, Imana nibarinde, abarwayi namwe Imana ibakize mu izina rya Yesu Kristo. Turabakunda cyane kandi turabishimiye ibihe byose. Uyu mwanya reka tubabwire ngo mukande subscribe kuri izi channel kugira ngo mudutere inkunga, tujye tubana mu biganiro byose tuzajya dusohora. Imana rero ibaha umugisha kandi Imana ibane namwe. Muri uyu mwanya tugira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana. Tureka tubanze tumuhe umwanya atwibwire, tumwakire. Amen. Amen. Amazina ni Munyaneza Nowa, ndi umugabo ufite umugore n'abana. Nkaba ndi umushumba. Ukaba uri umushumba. Imana ibagirire neza, turabashuhuje. Ko mbona nta kamorari ufite. Morali irahari. Shyiramo kamorari ku buryo burya abashumba tumenyereye ko baba bafite za morali. Morali ya Kristo irahari. Irahari? Morali ni nyinshi. Ariko habaho n'ituze burya. None se ituze riba ryagenze ute bwo kugira ngo nyine buri kuganira n'Imana? None se umuntu aganira n'Imana arimo agenda cyangwa yicaye? Yo niba utari ubizi rero nta hantu utaganira n'Imana. Tuzi ko umuntu aganira n'Imana ari gusenga. None se uri kugenda baragendeshwa nande? Baragendeshwa n'amaguru yawe, amaguru yawe. None se amaguru yawe uwo mwuka utawufite wagenda? N'uwo mwuka uba ufite kugira ngo ugende. None se n'uwandi? N'uw'Imana. None se ikindi ushaka ni? Ariko tuzi ko kuganira n'Imana
ni ugusenga. Siko tuzi nk'abakirisitu wowe ubwo umva ijambo ry'Imana uko rivuze, dusenga y'uburyo bwose mu rwacu ruhande. bivuga rero hari uruhande turimo, hari n'uruhande abantu batarimo. Ariko uratubwiye ngo dusenge ay'uburyo bwose. Urumva ko kuganira ari ugusenga, nyine ntabwo kuganira ari ukugenda. buriya rero ni uko buriya babigishije nabi. buriya niyo urya uba urimo gusenga. Bakunzi bacu, koko ibyo Nowa ari kutubwira nibyo. Iyo umuntu ari kurya aba ari gusa iyo uri kunywa uba uri gusenga. burya niyo urira uba uri gusenga. Mukozi w'Imana urakoze cyane. Reka tubanze dusenge twinjire mu kiganiro. Ntabwo twajya mu kiganiro tutari twasenga. Dusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro. urakoze Yesu, umwami w'abami, umutambyi mukuru ubera hose icyarimwe. izina ryawe ryubahe mu isi no mu ijuru, amahoro abe mu bo wishimira. mu izina ryawe urakoze Kristo, amen. ADPR yagiye ihindura ubuyobozi, ihindura indembo, ikuraho bamwe ishyiraho abandi. Nka pasiteri cyangwa nk'umushumba nkawe wabivugaho iki, mukozi w'Imana? urakoze cyane. harya wowe usengera he? Nsengera muri ADPR. none se kucyumbaza nk'umuntu nkaho wagira ngo we ntago bikureba? Rega wowe turi kukubaza nk'umushumba. Ngewe ndi umuntu usanzwe, ndi umunyamakuru, ariko ngewe ndi kukubaza nk'umushumba kandi urakoze cyane. nakubwira ngo tugomba gusoza ibyahanuwe kandi tugasoza ibyanditswe. Ibyahanuwe ni ibi? ibyahanuwe nyine ni ukumvira Imana cyangwa se ukumvira abantu. Uravuze ngo tugomba gusohoza ibyahanuwe. Ndashaka kugira ngo usobanurire icyo ngicyo nkubajije cyo muri ADPR kihuriye he no gusohoza ibyahanuwe? none se ADPR yiteretseho cyangwa ni abantu bahuje umutima iravuka? Ndabyumva. ubwo rero aho ngaho niho bihera. ingingo y'ibyo bagezeho cyangwa umwanya w'ibyo bagezeho, Bibiliya ivuga yuko ngo yo unyweye ugasinda uta umurongo wari urimo. ariko iyo uturije Uwiteka ubana nawe mu byago n'amakuba. none urambajije utese baguye gute? ntago bagabanyije uyu munsi, ahubwo turi mu rugendo rwo gusoza ibyanditswe kugira ngo bikunde bisohore. Uravuze ngo turi mu rugendo rwo gusohoza ibyanditswe kugira ngo bikunde bisohore. none tuvuge ko ari ADPR gusa igiye gusohoza ibyanditswe? none se ADPR gusa birivuga ngo iki? mu Bagalatiya haratubwiye ngo mu bice bitatu, ngira ngo niba ari umurongo wa 3, ngo twatangije iby'umwuka duherutse iby'iki? iby'umubiri. iyo ugiye kureba buri muntu wese wakagombye kuba yubaha Imana, ahubwo ari kwifuza iby'umubiri kuruta kwifuza iby'Imana. noneho rero ndagira ngo nkubwire, ubu uyu munsi abagiye kuvuga Imana ni abize, abatarize murimo gutakara. ese ubwo muri bwitware mute ko numvishe mvuga gusenga y'uburyo bwose ugatangira gushyiraho icyo bita critique na komanteri? none ngaho sawa, ariko icyo nakubwira cyo ukwiye gusenga y'uburyo bwose. none se Pastor Nowa, cyumweru nk'uko bivugwa niba barabashije guterana, abateranye biravugwa yuko hatanzwe itangazo yuko umuntu wese wabashije kwiga asabwe kujya kwiga na teoloji. none se n'uwizeye? wize nyine inyuguti zino zisanzwe. nese uriya muntu wize inyuguti zisanzwe n'uwigiye ku birenge bya Yesu
bazumva kimwe. none se aho yenda n'igihe ari rya jambo riri gusohora iyo Yesu yavuze ngo dore ibisarurwa bireze ariko basaruzi ni bake, none akaba hari gutanga itangazo kugira ngo none umuntu wese ubyumvamo ubishaka ubihamagariwe aze. Urakoze cyane. Ibisarurwa bireze ariko abasaruzi ni bake, none ko n'abahari barimo kubajogora, niko Imana yabatumye badafite amashuri. Sasa rero Yesu yaje aje gutabara abageragezwa, ntabwo yigeze aza gutabara abafite amashuri. Ko hari ijambo Yesu yavuze abantu barimo kwirengagiza. Yaravuze ngo umunyantege nke agendanye n'umunyantege, umunyembaraga agendane n'umunyantege nke, kandi umunyantege nke agendane n'iki? N'umunyembaraga. None niba hatangiye kuzamo distance, ubwo turacyari mu rugendo rw'Imana. Icyo ndi kubabwira cyo ni ugusenga, kandi ijambo gusenga ni ay'uburyo bwose. Umva, waba warize waba utarize, Yesu icyo areba yadusigiye gikomeye no kuruta ikindi ni ukwera imbuto. Pastor, iyo urebye ko bari kuvuga ngo abantu bagiye kujya bayobora imidugudu, amaparuwasi, indembo, bagiye kujya baba barize, bakaba bagiye guha n'abantu akazi bafite amalisansi, ingaruka zizaba ku bakirisitu cyangwa kuri ba bandi batize, buriya hari ingaruka zishobora kuzaba? Ko numva se mungaruye mu nzego, buriya inzego ni ebyiri, sibyo? Yesu yadusigiye tere ebyiri, kandi umuntu akagira gute? Agahitamo. Tere ya mbere hari iy'abanyabwenge bavuga ko ari bo bahanga kandi barimo kubiyemo n'igice cy'ubutegetsi. Hakaza tere ya kabiri ari iyoborwa n'umwuka kandi igendana n'Imana, igahabwa imbaraga ariko ikarwanywa kuko nta mashuri yize. Yego. Nababwiye ngo niwe ibyanditswe cyangwa icyanditswe nyamukuru kiri. Ikibazo dufite abantu ntabwo dushaka gusoma ibyanditswe. None rero uyu muntu wize, mumbwiye ari we wize segonderi cyangwa akiga university cyangwa akiga university, afite lisansi, urumva we azaba agiye nko gukora icyo bita gukora fotokopi yo kugira ngo anyuremo make, noneho waze kukugaburira. Ariko se bizawana n'uyu muntu waje akicarana n'intumwa, yarangiza kwicarana n'intumwa akicarana n'abadiyakoni, yamara kwicarana n'abadiyakoni yarangiza nawe agahamagarwa n'Imana, none Imana akari mu muhamagaro, bazagendana n'uyu muntu. Tere izaba imwe, izaba itandukanye. Iyi tere rero niyo nakubwiye yuko uwigishijwe n'Imana akomeye kuruta n'uwigishijwe n'abantu. None twebwe ngendagira ngo tubwire, uriya muntu uzaba wari ufite lisansi yarigishijwe mu isi akahabwa lisansi, noneho bakamuha akazi, uriya muntu nta ngaruka zizagira ku bakirisitu? Kandi arizo ziri kuvuka, ari nazo ubona zigeze ahunamo ku murimo. Ntubureka ngo urugero, itorero ryatangiye rimenya umuntu w'umukristo habarizwa naho atuye. Ubusa birahari. Itorero ririhe? Itorero riye, none se uri iki? Ariko kuri kubitsimba reka tuvuge idini. Basi itorero kuko ni irya Kristo riri mu idini. Idini rihe nyine? Hari ADPR, hari abadivaniste, hari abagatulika, hari abametodiste, hari abaporoso. Abo bose bakubiye mu ijambo itorero, ariko si itorero. Itorero ni iryande? Rya Kristo.
mpamvu nakubwiye ko bigoranye. Itorero rya Kristo rero rikombimye muri aya madini yose ariyo yiyita iki? Amatorero. Noneho ikindi cya kabiri, umugeni ari muri ibyo byose. Bivuga ngo umugeni wa Kristo, mu bintu wenda nakubwira muri make y'Imana igiye kunenga cyangwa se yiri gushimira, iravuga abana b'abantu, ariko yiri gushimira ivuga abana banjye. Waba uri umukecuru, waba uri umusaza, waba uri umwana, ivuga mwana banjye. Uyu munsi uzumva aba bantu uvuga ngo barize segonderi ngo bagize gute, ushobora kuvuga ijambo bana banjye ntaryumve. Kubera iki? Kuko ntiyagendanye n'Imana, we yize mu gitabo gusa. Icyo rero nicyo kiri kubitera, kiri gutuma n'ibintu bihinduka. Ko Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru mu bwami amere nk'umwana muto. Ariko uzasanga umuntu akubwira ngo ubundi ngo ngenda ajya gusa n'umwana mutoya. Gute ko umwana mutoya kubagana, umwana muto atagira ubwenge, nanjye singira ubwenge? Ariko kwa Yesu ntago hakora ubwenge, ahubwo hakora ko wamwubashye mu nzira ze zose. Pastor, ndashaka kubaza ingaruka z'abo bantu babiri, ntabwo uri kubidusobanurira neza. Hari umuntu uzajya kubwiriza cyangwa ayobora itorero afite lisanse atarahamagawe n'Imana, ahubwo yarahamagawe n'abantu. Ariko hari na wa wundi uzaba warahamagawe n'Imana atarize. Abo bantu urumva nta ngaruka zizaba mu bantu b'abakirisitu n'ibyo abazatanga? Ingaruka zirahari, kuko urumva umuntu uyobowe n'umwuka w'Imana yumva bagenzi be, bakajya n'inama bagashakira igisubizo hamwe. Ariko uyu muntu wize mu ishuri, ingaruka mbi ari nanakomeye, azaza aje kubashakamo ayo yatanze, minerivare yatanze. Urumva rero nawe azakoresha uburyo bishoboka abakubite nuza narangiza nabategeke, ariko ntago muzajyana, kuko muzaba wagize gute, wazaba avuga ko yize wowe utize. Ngizi ngaruka. Ubundi uyu urebye ibingibi turi kuganira ku kibazo cya ADEPR iri guhindura, bamwe bayoborwa n'umwuka batize bagashyiraho abize. Ibi bintu iyo urebye byatangiriye kuri uyu mushumba utuyobora, wenda ntabwo nibuka amazina ye, Izayi. Iyo wowe urebye ADEPR, watubwiye ko ngo ari ibyanditswe ngo biri gusohora, wowe urebye nk'umushumba Izayi uyoboye ADEPR, ni umunyamwuka cyangwa hari ibindi bimukoresha bituma akora ibyo ngibyo? Kugira ngo se Izayi niwe uhindaguye ADEPR, icyo cyo murakishe cyane. Umuntu wahindaguye ADEPR ni umunsi yangaga ko abantu basengerwa, Imana ngo yihitiremo bakanoma. Mu gihe cyo kunoma urakizi, uwo bitaga uriya mupasiteri wavuga ngo ntabwo icyo nshaka ari amafaranga, icyo nshaka ntabwo ari ugusenga cyane n'umwuka, icyo nshaka ni amafaranga. Uwo bita Tom, buriya niho byahereye, akazana arabwenge nyinshi, isenya umurimo. Bivuze ngo noneho ahubwo Izayi ndayizeye yaraje ajya muri sisiteme ihasanzwe, ariko yatangiye mbere, ahubwo noneho ni uri gushyira mu bikorwa cyane kugira ngo agende agere mu byanditswe Imana yagize gute, yavuze. Twese ko ari abantu buri gusohora. None wari uzi ko ari iki? Ni ubuhanuzi. Imana ivuga ngo nzongera nshyireho Pantekote ya mbere. Wibwiye ngo izaza ibya mbere bitabanje gukurwaho. Shiro Pantekote ya mbere. Ya mbere ni iyi. Nuko namenyaga uko wiriwe nkamenya uko waraye. Nanjye nkamenya ukamenya uko niriwe nkamenya ukamenya uko naraye. Iyo rero ntayihari. Ngiyi ntambara ikomeye. Ahubwo turakoresha ijambo ngo
twarize ntabwo kwiga no kumvira umwuka wera bitandukanye n'icyo Imana yavuze. Cyakora Imana yikwigishije bitandukanye n'umuntu wize hariya mu ishuri. iyo ureba nk'umuntu mukuru muri uyu muhamagaro ubona isi nako itorero ryarabashije guhindura isi, kuko tuzi ko misiyo ya mbere y'itorero ari uguhindura isi, cyangwa se iyo ntego yagizwe, cyangwa se ahubwo isi yahinduye itorero. Urakoze cyane. Isi yahinduye itorero, ariko harimo bake bakigendana n'umwami. Pastor Noah, ubwo wenda twari tukiri kuri nuza kuri ADPR, nicyo cyatuzanye, kuko iyo urebye ADPR mu Rwanda niyo tuzi ko Imana yemera ari abanyamwuka. Andi madini ntabwo twigwa tuyarebaho, kubera ko yo ubona ko urabyumva. Urakoze cyane. Vuga ngo yo arimo umuyaga. Yo arimo umuyaga, ariko ikibazo nuko na ADPR yajemo umuyaga. None se nyine Yesu avuze ngo iki? ngo umushumba, urumva ngo bazakubita umwungeri intama bashaka, bazakubita umwungeri intama zitatana. None niwirukana umwuka wera, urumva se uzaba intama zizaba zikiri hamwe? None Pastor Noah, wenda hari igihe reka tujya mu cyanditswe kugira wenda abantu babibone. Ndebera muri Yohana Matayo 28. Matayo 28. Ndebera umurongo wa 19. Matayo 28 nako yari umurongo wa 11 ugeze kwa 15. 28:11 aravuga ngo bakigenda bamwe muri babanzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose, bateranira hamwe. Subiramo iryo jambo. Bakigenda bamwe bakigira gute? None se itorero ryari ryahagarara? Riracyagenda. Bamwe muri babarinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Abo barinzi urabazi? Ni abasirikare. Komeza. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikare ifeza nyinshi. Wumvishe? Aba bateraniye hamwe ni babandi wambazaga ngo bize, ariko barenze iki? Umusaraba. Bateranira hamwe. Komeza. Bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Bugarukiyaho. Abigishwa be baje nijoro dusinziriye bagira gute? Aba rero niyo mpamvu nababwiye ngo bagiye gusoza ibyanditswe. Dusinziriye abigishwa be, urumva abigishwa be kuko bazi Yesu uwo ari we, bazi n'aho yabakuye, bazi n'uburyo yabatabaye, bazi uburyo bari baragize gute bakaba abantu bubaha Imana. Ariko ba bandi b'abatambyi bagendana ariko batagendana nabo, ahubwo ngo bajya inama. Hari abagiye inama yo gusenya umurimo w'Imana, ariko Imana nari kujya inama yo kugira ngo igarure umurimo wayo. Komeza. Baramwiba. Umutegeka naramuka abyumvise. Umva mu batambyi umwuka barigishirizamo, cyangwa abo bize uri kumbwira. Komeza. Umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Umva se no Imana bahise berekana ko nta kimaze, ahubwo aribo bagiye gukiza iki? Amakuba. Kandi babandi bazi neza ko yazutse agize ate? Babireba, ariko babatsindishije ikikomeza.
nuko bahera ko bijyanira ifeza babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Buyuda na bugingo n'ubu. Ikindi wari urimo mbaza ngaho mbaza, iryo jambo ryamamara mu basenga na bugingo, ryamamara mu ba Israeli na bugingo, ryamamaye mu bakristo na bugingo. Ngaho rero ngaho mbwira umuntu, niyo mpamvu nakubwiye ngo igihe tugezemo n'ugusenga y'uburyo, utangira umbaza ngo none se tuzasenga gute? Nkubwira ko ugenda ari ugusenga, nkubwira ko urya ari ugusenga, nkubwira ko uryamye ari ugusenga, nkubwira ko uvuga ari ugusenga, nkubwira uririmba ko ari ugusenga, nkubwira yewe ugiye no gukora bya bindi Imana ikwemera ari ugusenga. Ariko nuca inyuma uzasa na bariya batambyi. Ntago Yesu yigize agambanirwa, ahubwo yafatanyije n'iki ngo n'abasirikare n'abategeka n'abatambyi ngo kugira ngo bagambane. Noneho bahita banavugamo ijambo rikomeye ngo nuko muzemeze ko abigishwa baje bakamwiba nijoro, natwe tuzabwira umutegeka. Umutegeka ninde? Ni umuyobozi mukuru. Tubemeze, tumwemeze, tubakizanye iki? Urumva ko bimuye iki? Imana. None se izi ntumwa zigize zimura Imana muri bo, cyangwa ahubwo barazifashije kugira ngo basenye bitwaje kugira ngo batange ifeza? N'aba rero niko bimeze. ya Nowa, ndabyumva nk'uko ubisobanuye. Njye mfite ikibazo kimwe rero. Muri iyi minsi ya none dukurikiranye ibihe biri kugenda biba mu itorero, nk'uko ubibona mu mboni yawe nk'umushumba, nk'umupasitori, abakristo bakiri batoya cyangwa se abashaka gukizwa n'iki bakora? Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Ni ukumenya guhitamo mu nzira ucamo izo arizo zose mu buzima bwawe ubwo ari bwo bwose, kuko guhitamo niko kuzakurokora. Ariko nuhitamo nabi ushobora kuroba igikeri. Ni nayo mpamvu buriya abantu benshi ijambo nyamukuru guhitamo niryo jambo rikunda kugora abantu. Ikindi umbajije ngo usubize, ntukarebere kuri mwene so, ahubwo uzarebe imirimo, ariko wirinde ingeso ze. Gutyo nta kintu uzapfa n'Imana. Pastor, ko ADPR iyo urebye ubona ari akazu kayoboye ADPR, abakristo ukabona bari inyuma, wareba ukabona baranahinduye n'izina. Tuzi ko n'izina rya ADPR ngo bagiye kurihindura rikaba Eglise Pentecote Rwanda. Ndumva ADPR ikavaho association. Ingaruka z'icyo kintu kigiye kuzaba ni iki ubwo ngubwo? Usibye n'idini nabo ubwabo barahindutse. Nakubwiye ngo guhinduka kwa mbere ni ukwirinda ibyaha. Iyo utabyirinze rero urabyeza, ahubwo ukagira gute? Ukabigumamo. Ubwo rero umunyabwenge, iki ni igihe cyo kwita ku iherezo rye, hana kureba runaka cyangwa njye ni ukwita ku iherezo rye, cyangwa ukita ku iherezo ryawe, cyangwa nkita ku iherezo ryanjye mu buzima bwa buri munsi. Kuko nibitagenda gutyo, hari ijambo rivuga ngo ntago Yesu yaje gucira abari mu isi witeka, ahubwo umuntu niwe uzicira witeka kubwo kutagira gute? Kutumvira. Humvira umuntu uriho, kandi hapfa nanone umuntu uriho. Nivuga gupfa ntago ari wo twajyanye Nyakagarama cyangwa Rusororo, ni umuntu wanga kumvira ijambo ry'Imana. Icyambere, nawe uzavuga ngo imbabazi ntizihari. Imbabazi Yesu yarazitanze, kuko icyambere yaje aje gukomeza abacitse intege bamwubaha, kandi aje no gukiza abanyabyaha. Arangije agaruka ku ijambo ngo ariko ni wowe wo kugira gute? Guhitamo. Bivuga ngo rero ibihe umuntu waba uri we wese, ibi bihe ugomba kubicamo. Umuntu utarabiciyemo
n'umwe wenyine, ariko nawe ngo agendana n'Imana imyaka 330. Ni Enoki wagiye mu ijuru adapfuye, kandi ubwo tuzabimenya. Abandi bose hejuru ya Enoki, yewe na Kristo waducunguye nawe yaciye mu rupfu ariko arazuka. Niyo mpamvu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta rindi zina twawe munsi y'ijuru tugomba gukirizwamo. Urakoze cyane. Muri ADEPR duherutse kumva amakuru y'abatinganyi, y'ibendera ry'abatinganyi ryigeze kujyamo, twese situbizi. None nakubaza ngo ibi ngibi uyu muyobozi wa ADEPR yaba ari we ushaka kugira ngo ubwo buhanuzi busohore, akaba ari kwa kundi Abisiraheli basabye umwami Imana ikabaha Sawuli? Ariko se ubundi njye nabanze nanabikubwiye, sibyo? Ubona hari imyanzuro yifatira. Ninde uyimufatira se? Uzasenga Imana izabikwereka. Oya, tubwire njyewe. Oya, njye nkubwiye gutyo, none se ubwo nkubwiye gutyo, impamvu mbikubwiye ni uko naje kureba nsanga umuntu ufatira amategeko umugambi w'Imana nta nubwo asenga, ntabwo asenga, gusa afata amategeko ahubwo agashyirwa mu bikorwa. Ariko Kristo we itegeko rye rirahari ngo rimusenye. Ngenda jya ngo umbwire, wowe urambwira ngo ntago ari we ushyiraho amategeko, ntago ari we wiyobora. Ntiwasomye ibyanditswe se? None si ikindi urambaza ni nk'icyo wumva mu byanditswe birenze icyo. Na bugingo n'uyu munsi abo bantu bafata imyanzuro yo gusenya umurimo w'Imana. Hari ikindi? Oya, ndashaka kugira ngo ni bande niba atari we. Wenda aho ngaho turi mu byanditswe, hari abantu badukurikiye batarabyumva. Ndashaka reka ngo urugero twe twihereho turi hano. Si mwantumiye nk'abanyamakuru kugira ngo tuganire? None se uko mwantumiye twese nituvuga ko twubaha Imana, ariko umuntu utubaha Imana nuko asenya umurimo w'iki w'Imana, kandi avuga ko ari kubaka umurimo w'iki w'Imana. Sasa rero icyo ngicyo aba ari cyo ukurikirana. Mu kintu ngiye kukubwira cyo watangiye umbaza ngo ko mubona ko hari abantu bize amashuri asanzwe, hakaba n'abantu bakijijwe basenga Imana, ubu ntibazahindura amategeko? None se ikindi urambaza ko igisubizo wakihaye ni ikihe? Nyine bagomba kuyahindura, kuko icyambere nakubwiye ngo we azaza aje gukuramo amafaranga ye y'amasomo yigiye, ntabwo azaje aje kugira ngo umwuka w'Imana muyobore nasubizwa ashimira Imana. Twe ubwo dutegereza ko tuvuga ko Imana yadukijije, twavuga ngo twabirashe hejuru kuko bo batanze zake za minerivare. Aha niho ubwenge buri. Hari umuntu uherutse gutanga igitekerezo avuga ngo ibi byose hari impamvu ibitera, we niko abyumva, niko kuri kwe. Avuga ngo icyambere abantu bagiye mu nshingano mu gipasitoro ari abanyamuhamagaro, bakakora badahembwa, bakajya bahabwa agashimwe cyangwa se agasabune, ariko uyu munsi babaye abakozi. Kuko babaye abakozi rero ubwo harimo n'umushahara, bigasobanura yuko ni zimwe mu ntambara zigenda ziba hirya no hino ari uko harimo ikintu. None rero hakaba ese ntibyaba ari uko kugira ngo hazemo abo banyamashuri babashe kujera ya mafaranga abantu bongeraga bahoraga bafatwa kuzajya kumva za nduru z'amafaranga. Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza, ariko ndagisubiza mu buryo bubiri. Umuhamagaro ukomezanya n'ubwami bw'Imana. Abakozi bakorera ibihembo, iyo batabibonye bica. Usigira itarano 5, undi amusigira itarano 3, undi amusigira itarano 2, undi amusigira 1. Urumva? None pastor no
wakugira nk'umujyanama w'umuyobozi mukuru wa ADEPR wamugiriye inama kugira ngo itorero risubire ku murongo? Urakoze cyane. Ubundi icyo kibazo mbajije ni cyiza. Icya mbere ni ukumenya gufata ibihe byo gusenga. Itorero umunsi nta bihe byo gusenga rifite, ahubwo rirashaka gukora cyane ngo ribone iby'isi kuruta kubona ibyo mu mwuka. Ariko gukora si icyaha, ariko Yesaya aherutse kuvuga ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Twabonye ko abashaka ibyinshi bifashisha abera, ntago bajya bifashisha ibyanduye. Pastor Noah, uyu urebye niba ubungubu twavuga ko ADEPR hagiye kubaho business, sibyo? Niba bagiye gushyiraho abantu bagiye kujya bahembwa, noneho umukozi agahembwa kugira ngo nawe abwirize, atari wa wundi umuhamagara. Ubwo bigiye kuba business, abakristo ubwo ntibagiye kuba ibishoro muri ADEPR. Arega, urakoze, niyo mpamvu nakubwiye ngo aha niho ubwenge bw'Imana buri. Aherutse kubwira abafarisayo n'abasadukayo, arababwira ngo ibyo bababwira mu bikore, ngo ariko mwirinde imirimo yabo n'ingeso. Natwe rigiye tugezemo ni ukwirinda imirimo yabo n'ingeso, ariko tugakora ibyiza tugomba gukora. Somera muri Yobu wenda igice cya 16 umurongo wa 17. Yobu buri igisambo n'umuhinzi baba bari kumwe. Yobu kangahe? 13. 16 umurongo wa 17 haratubwira ngo 17 haravuga ngo ugeze 19 ngo nubwo ari nta rugomo ruri mu maboko yanjye, kandi gusenga kwanjye kukaba gutunganye, wasiwe we kutwikira amaraso yanjye. Urumva, wasiwe we gutwikira amaraso yanjye, kandi gutaka kwanjye kwe kugira aho guturiza. Urumva, gutaka kwacu kuzatuza Yesu agarutse, aje gutwara itorero cyangwa se aje guhana no guhemba. N'ubu dore imbera umuhamya iri mu ijuru. Urumva, isi niyo itubera umuhamya, Imana iri hehe? Iri mu ijuru. Indengera iri hejuru, ikaturengera iri hejuru. Wibuka ko niwe wamanutse araducungura, aramanuka yemera ibyaha byacu, ajya ikuzimu, aragaruka, arazamuka, yiyereka abigishwa, arangije arakomeza arazamuka, arabanga uko ngiye niko nza garuka. Uyu rero turamukorera abantu benshi batamuzi, cyakora ikintu bari kumukurikiranamo cyane ni ifi murimo kumbaza. Ibihembo ni ifi yaduhaye, ibihembo ni umutsima yaduhaye. Ariyo mpamvu ubona abantu benshi arakora ngo yiteganyirizaho kwiteganyiriza, ahubwo akarangiza agushije bene se mu mwobo. Iri mu ijuru rero byose irabireba. Pastor Noah, turi kujya mu gice cyo kwegera umusozo, hari watanga inama kuko ubwo ibi byamaze kuba hirya no hino mu matorero, abo banyamamagara bagahagarikwa, ugasanga nk'umuntu yaramaze imyaka 30, icyo yagombaga gukora cyari kumufasha ubuzima bwe bwose, yabushyize mu itorero. None itorero ryaramujugunye, bigeza naho bamwe bagize ikintu cya depression, mbese guhagarika umutima cyangwa itekerezo byinshi, bazinukwa icyitwa urusengero. Nawe Musa, none urusengero rwarukinguye, bamwe ntakifuza no kujya guterana bitewe n'iryo hungabana. Wamugira
Iyihe nama? urakoze cyane. inama namugira n'imwe, ni uko atari twe ba mbere, si natwe ba nyuma, dutegereje Kristo ko agaruka. kandi Kristo nagaruka, buriya abantu bajya bibeshya, kugira ngo Kristo agaruke hazabanzirizwa ihishurwa rya wa mugome. niyo mpamvu natangije ijambo rivuga ngo bari gusoza ibyanditswe, kandi ibyanditswe n'intara iri kugosora, n'intara iri kugosora, kugira ngo bamwe bagomba kujya mu ijuru baboneke, n'abagomba kurimbuka bagire gute? Barimbuke. ariho uzasanga abantu bavuga ngo aba bantu barigisha iterabwoba, ariko ntabwo twigisha iterabwoba, kuko nkanjye niba naravuye mu iterabwoba nzi iterabwoba icyo ari cyo. ubu ntabwo wambwira ngo njye ndagira ubwoba, kuko ubwoba ni ibyaha. niba nta byaha mfite ndatinyuka mu maso? none se n'udatinyuka guhamya Imana imbere y'amaso y'abantu n'imbere yabo, yizagwamye imbere y'abamarayika n'imbere y'ibizima byayo? muri iyi minsi uri guteranira? muri iyi minsi njyewe ndi guteranira mu rusengero. urumva? aho ugeze hose yakingurira? oya, ntabwo ari ukuvuga ngo aho ngeze hose, aho umwuka nyemeje ndinjira. aho atanyemeje sininjira. ku cyumweru njyewe nari nateraniye muri ADEPR, ariko ni ukuvuga ngo n'andi matorero nk'ubu wanumiye ngasenga Imana ndaza. iyo utambonye burya biba bya kimwe, nk'uko nakubwiye ahariho hose njye ngomba kuzamura ibendera ry'Imana ahariho hose. niyo mpamvu nababwiye ngo njyewe aho nzagera hose hazaba herakubwa izina ry'Uwiteka, nibanuka, kuko buriya hari ikintu ngira ngo mbabwire bene data, ingaruka z'icyo utishyizemo ntikizakubabaze, kandi ntuzagire n'ishyari, kandi ikindi ntuzakigirire umubabaro, ahubwo uzagirire umubabaro w'icyo wishyizemo, kuko kikugiraho ingaruka. ariko ikintu utagizemo ingaruka kiba kije kukweza no kugutunganya, kugira ngo kiguheshe umugisha w'ibyo uzashimira hanyuma. mu Baheburayo igice cya 11 umurongo waho wa mbere, ndagira ngo basome wenda batagira ikindi nubwo bavuga ngo ni inyuguti. njya nkunda kubwira abantu, niba narize nkagira amanota 9% mu gihembwe, urumva mu mwaka ni amanota 27, nakizwa nkagirirwa ubuntu. uyu munsi nkaba mpagaze imbere y'Imana ndavuga Imana, njya kubisha koko mvuga ngo nibamo umugati ngo Imana ikoze igitangaza, ngo nimunzanire igitambo hano ku nkweto yanjye. none se inkweto niyo baturaho ibitambo, cyangwa igitambo ni ukugira ngo n'ishimwe ry'Imana, kugira ngo ka gasabune wavuze kaboneke, kandi na wa muntu abone amashimwe, kandi nawe usigara uhimbaza iki? Imana. noneho rero abenshi babihinduye ibiguzi na business, babihinduye iki? ubucuruzi. babihinduye umushinga w'inyungu, ntabwo babihinduye ko ari umurimo w'iki? w'Imana. niyo mpamvu nababwiye imigabane 2 kuri Kristo. soma akaba nabyo ADEPR none ishaka gukora. wowe soma iryo jambo, ibindi mbaza ntabwo ari ADEPR, kuko buri muntu wese utakijijwe ndagira ngo nkubwire ntazareba umwami Imana. kandi twabonye ko umuntu akirizwa hehe? hano ku isi. Yobu yakirijwe hano ku isi, Daniel yakirijwe hano ku isi, Hananiya na Azariya na Meshayeli bakirijwe hano ku isi, na ba Eliya baturiye hano ku isi, yewe ndetse na Kristo bwaducunguriye hano ku isi. bivuga ngo turagera ikirenge mu cya Kristo, kuko ntabwo yigize aducungura atababaye. ndagira ngo nkubwire ngo wowe ratubabaye nk'umupasitoro mu itorero tuzi umutima, mwaba hari hatangazwa igihe abadamu bazimikirwa. urakoze cyane. banza udusomere buriya. ndagira ngo mbabwire ngo niba indembo zivuye kuri 12 zikazibonetse ari 9, birashya bishyira
kwimika abagore bishyito ni mu bitegereza. ubundi se mu myaka 80 ishize buriya kuki batari barabimeze nyine nawe niyo mpamvu nakubwiye ngo iki ni igihe cyo gusenga ugasengera mu kuri no mu mwuka. Kuko nababwiye ko abantu bari gusoza ibyanditswe kugira ngo kuko Imana iramutse itanabivuze niba bari kuyituka kandi kiri gufungura. None urumva umunsi yaje bazongera bayituke. Iri gushungura iri kugosora intara yayo iri kugosora. Nse ko kiwa utakwemera ko himikwa abagore kandi ari n'igihe umugore yayo badeperi. Urakoze cyane ubwo ugenda ubisengere nibikubwira nawe uzaze hano kuri kamera uhicari zabitubwira. Gusa icyo nzi cyo nanagwamiriza ni kimwe. Umugore ni umufasha ntabwo ari umutwe. Niba ushaka kumugira umutwe ubwo uzaze wicara hano kuri kamera. Abaheburayo soma Abaheburayo kangahe igice cya 11 umurongo wa mbere. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere havuga ngo umutwe w'amagambo kwizera icyo ari cyo. Urumva kwizera icyo ari cyo iki ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Umva iryo jambo ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza. Umva ngo kandi umva iri jambo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba. Ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza. Umva icyatumye abakera bahamya niki ni uko bari bagufite. Iyicarire. Kwizera icyambere ni ukumenya neza ko ingorane urimo naho zitasora ariko iyo ukurikiye uzabana nayo. Uyu murongo itorero ntago cyase mvuga idini ntirikiwugendera. Icyo tureba nicyo winjije. Ariko utinjije ntago tumenya ko ejo ushobora kuzinjiza. Ubwo Satani ntiyabinjiyemo. None se nyine yarinjiye yasangira ngo Satani kandi ikindi Satani yinjiye mu bantu ntago yinjiye mu nyamaswa ahubwo inyamaswa abantu nibo bari gusenya ubwami bw'Imana. Abantu gusenga rero mukambara imbaraga. Niyo mpamvu nababwiye ngo tugomba gusenga ay'uburyo bwose kandi aho turi hose. Kubera ko urabona cyambere mu gakinjiro abatinganye baraje babasuzugurira mu rusengero barinjira ngo harebwera mvura imbwa dog iraza irinjira nayo niko twumvise kandi mukiza umwuka wera. None se ko wenda muri bagirwa n'ibindi muvuga ibyo gusa ubundi umuntu wigize aherekeza Yerika bakajya gusura Kambanda ni Imana iguha umugisha. Ni 07 8 8 50 40 14. Ni 07 8 8 50 40 14. Abasha no kudukurikirana mwanyaruka kuri za channel mukabireba. Noah TV 1, Umuremyi TV, Ibyizerwa TV, Inzima TV. Haleluya. Urumva Yesu yongeye kuturema. Amen. Imana ibishimire. Mushiremo commentaire tuzagaruka tubabwira uburyo Satani ari kurwanya itorero ariko naho ngo amarembo y'ikuzimu yaziku. Amen. Ntago azigira arwanya itorero. Imana ibishimire. Amen. Uzasenya umurimo wanjye nayo izagira gute zamutsemba. Amen. Imana ibishimire kandi bagirire neza mu izina rya Yesu udukunda kandi uduhaye kubaho kandi uduhaye kugendana nawe. Mwuka wera ganze adukomeze kandi yemeza abisi ibyaha byabo bihane mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.